Muraho neza, Imana y'amahoro nibane namwe. Dushimiye Imana cyane ko itugejeje muri iki gitondo cy'umugisha, tugihumeka umwuka w'abazima, ntihabwe icyubahiro. Tumaze kumenyera ino gahunda ya nibature. Turabyuka isaha ya 11 tugasoma ijambo ry'Imana, tugasoma umurongo wo muri Bibiliya, tugasenga, ubundi tukaririmba indirimbo, tukiragiza Imana yacu kugira ngo ize kubana natwe, ize kudufasha muri uno munsi, tuze kwirirwana n'ubuntu bwayo, tuze kwirirwana n'ubuyobozi bwayo. Tumaze rero kubimenyera cyane. Uyu munsi turaririmbana indirimbo y'162, Umukiza aranyobora, birampagije rwose. Umukiza aranyobora, birampagije rwose, sinshidikanya impuhwe ze, kuko njya nzibonaho amahoro yo mu ijuru, yanyuzuye umutima, sinzatinya na hatoya, kuko Yesu anyobora. Sinzatinya na hatoya, kuko Yesu anyobora. Umukiza aranyobora, akanahumuriza, iyo ngeze mu makuba, ntamirira na hato, bona nubwo nateguza, yandamira akamfasha, ahora yitaho iteka, ntacyo nzamuburana, ahora yitaho iteka, ntacyo nzamuburana. Umukiza aranyobora, iryo humure ryanjye ribuza amazi uburame, ryemora musinyiza, ntacyo atuma ntinya urupfu, mfite iryo sezerano, nzajya ndirimba iteka, Yesu niwe unyobora, nzajya ndirimba iteka, Yesu niwe unyobora. Muri uyu munsi tugiye gusomera hamwe isomo tubona muri Matayo ibice 6 umurongo wa 25. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ntimukiganyire. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ijambo ry'Imana ni kuri tubajije.
Data mwiza, Mana yacu, umutangabugingo, habwa icyubahiro. Muri uyu mwanya turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko ibiguruka bibasha kubona ibyo kurya nyamara bidahinga kandi bidasarura. Tugushimiye ko kandi natwe ari uko utugenera ibidukwiriye mu minsi yose turiho. Turabigushimiye. Uzi ingorane zacu, uzi amakuba yacu, uzi umunezero wacu kandi uzi n'ibyishimo byacu. Turakwinginga kugira ngo muri iyi si yuzuyemo imibabaro, muri iyi si yuzuyemo gushidikanya, muri iyi si yuzuyemo ingorane zitandukanye ziri mu buryo bunyuranye, turakwinginga kugira ngo tubere umuyobozi. Kristo, ngwino umanukire kutuyobora. Ni byinshi bituca intege, ni byinshi bitubangamiye, ariko hamwe n'ubuyobozi bwawe twiringiye imbaraga. Databuja mwiza, ngwino umanukire kubana natwe muri uno munsi by'umwihariko, kandi tuzishimira kubana nawe kugeza wa munsi uzatunguka ku bicu byera uje kuba ngo tugusanganire. Tubyakira ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.